Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho ukurikiye MF Special TV. Njye gusuhuza nitwa Twanimana Ildefonse uzwi ku izina rya Tuweti. Uyu munsi rero nkaba natembereye ahantu hitwa mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Mbogo, hazwi nko mu Izindiro. Mu dukaritsiye tw'ahantu natembereye nkaba ngiye kuhareba umusesenguzi witwa Ikundabayo Jean, azwi cyane ku izina rya Papa Teta. Akaba ari umunsi tugiye kuganira ku bijyanye na development nyarwanda, uburyo ikorwamo. Hari byinshi bivugwamo, ariko hari n'ibyiza twahera tugashima, nka Academy ya Bayern ndetse na Academy ka Paris Saint-Germain ku bufatanye na Visit Rwanda. Turashima cyane ubwo kuba barageze intanga nyine mu gihugu cyacu, ariko ntabwo twabara kunenga ko bikorwa nabi, uburyo abantu batoranwamo, icyo bagendera kugira ngo batoranwe. Mbese nyine haracyarimo ibintu bitagenda neza kugira ngo tuzareho umusaruro w'izo Academy zaje muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo zidufashe uburyo football yacu yatera imbere, ahubwo bisa nkaho n'ubundi nta zihari, n'ubundi nta kigenda, n'ubundi bimeze nkaho nazo dufite muri iki gihugu cyacu. N'abatindiye rero naha ikaze mugenzi wanjye tugiye kuganira, umusesenguzi wacu witwa Ikundabayo Jean cyangwa se Papa Teta, uko wamwita rwose nta kibazo. Igikuru ni uko yitwa Papa Teta cyangwa se Ikundabayo Jean. Namuha ikaze John, mwiriwe neza? Ni karibu kandi uhawe ikaze kuri MF Special TV, kandi mbwira n'abadukurikiye ko bakora subscribe, share and comment kuri kiganiro cyacu tugiye gukora. Mbashishikariza kujya mukurikirana ibiganiro byacu kuri channel yacu ya MF Special TV. Hari ibiganiro byinshi bigenda bitambukaho bijyanye na politike, football n'iyobokamana n'ibindi biganiro byinshi. Byose wajyaho kuri MF Special TV ukareba ibiganiro twagiye tugirana n'abandi basesenguzi, ubuhamya n'abandi twagiye duhabwa n'abandi bantu twagiye tuganira nabo. Murakoze. Ikundabayo Jean, ni karibu kuri MF Special TV. Kandi Imana ibahe umugisha wamwemeye kudutumira kugira ngo tubane muri uyu mwanya wo kuganira kuri siporo. Kandi n'abadukurikiye turabishimiye. Yego, ngira ngo umutumirwa mwamwumvise. Ngira ngo twatangira ku kiganiro, twatangirana n'ingingo ya mbere yacu y'ikiganiro, ngiye gutangira maze ikibazo kigira kiti: ese ubona football yacu ari iki gituma igwingira ntizamuke? Kandi tubona dufite abana bazi gukina umupira, dufite abana bafite impano, ako nyine ni guki football yacu yo idatera imbere nk'izindi tujya tubona ahandi? Ugasanga umwana w'imyaka 12 arakina mu ikipe nkuru, ugasanga izindi kipe zifite ibindi bihugu bifite abana bakiri batoya bitabira amarushanwa mpuzamahanga, ariko twebwe sinzi impamvu. Nyine nagira ngo ubaze icyo kibazo, ese wowe ubona ute, utekereza iki mu mboni yawe nyine y'ubusesenguzi? Wowe uvuga iki? Murakoze. Football ngira ngo ni umukino nyine w'amaguru, kandi ni umukino ukunzwe, kandi ni umukino ushimisha, kandi usibye no kuba nyuma y'ibyishimo, ni umukino wabaye business ndetse ku isi hose. Rero football mu gihugu cyacu isa nkaho ku ruhande rumwe idahabwa agaciro. Abanyarwanda turayikunda ndetse n'abayobozi benshi bakayikunda, ariko hagati y'abayobozi ba siporo ndetse n'abayobozi nyirizina ba politike habaho igenamigambi rya politike rikanasesengurwa rigashyirwa ku mugaragaro, ariko abashinzwe gushyira mu bikorwa ibikorwa bya siporo ugasanga ntabwo bagera ku ntego nyirizina nk'uko igenamigambi rya leta riba ryabiteganyije. Ntabwo rero ari ibintu biba byihishe, kuko football ni ikintu iyo cyateguwe neza kigaragaza umusaruro ndetse ukagaragarira abantu
bose. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ni kenshi twumva ibintu bigendanye na development, tukabyumva mu itangazamakuru, ndetse hakabaho n'ibihe byo kuvuga ngo hari gutoranywa abana, ariko mu by'ukuri duheruka abana batoranywa, ariko ntabwo tuzahanwa birangirira. Akenshi baratoranywa ukumva bagiye mu matungo atandukanye, hakabaho kuvuga ngo batoranyijwe mu ntara zose cyangwa uturere twose tw'igihugu, ariko ntabwo bamenya ngo bajya hehe. Ibyo rero ni bimwe mu bintu birangiriraho. Niba hatoranyijwe abana b'imyaka 15, iyo bavuye mu itoranywa ntawongera kubakurikirana, keretse umwana iyo afite umuryango we bwite umukurikirana, ukaba wamugeza yenda mu amakademi menshi atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse azamura n'abana benshi. Ariko mu by'ukuri ntago biba ari rusange, hazamo uwifite, ariko hakajya aba yifite ku ikofi, ariko mu bigendanye n'ubushobozi atifite n'ubushobozi bwo mu kibuga. Ugasanga rero iteka duhora mu bintu by'agatogo byo kujya hasi tujya hejuru, tujya hasi. Ariyo mpamvu ntanatinze duhura n'ibibazo by'uko imishahara yo muri siporo mu Rwanda yarazamutse, bitandukanye n'ahandi hatandukanye muri East Africa. Uzajya muri Tanzania usange koko imishahara yabo iri hejuru, ariko n'umupira wabo uri hejuru. Bivuze ngo igihe umupira wabo wari ukimeze nk'uko tumeze, uri ku rwego nk'urwo turiho, imishahara yabo yari iri hasi yo twebwe turi gutanga. Bigaragaza ko turamutse tugeze ku rwego nk'urwo Tanzania iriho rw'umupira, twaba tubakubye hafi imishahara, twaba dukubye imishahara yabo gatatu. Kandi ntekereza ko amwe mu makipe mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari kuri urwo rwego rwo kubahemba iyo mishahara. Bivuze iki rero? Navuga ngo twaracukiranye gusa nk'aho ducutse imburagihe. Abantu bafata umupira bakawugira bizinesi, ariko batabanje kuwutoza abo bashaka gukoramo bizinesi. Ni ikibazo gikomeye rero gihangayikishije umuntu wese ukunda siporo, kuko ngira ngo duheruka uburyo bw'ibyishimo by'umupira. Hari amajenerasiyo abantu bose bahora bavuga, nubwo yenda abantu bari kubyiruka ubu ngubu bamwe batayazi, ariko duheruka umupira mwiza waryoheye Abanyarwanda za 2003 ndetse na 2004, igihe ikipe y'igihugu iheruka mu gikombe cya Afurika. Ngira ngo nicyo gihe, ndetse hari n'akandi gahe gaciyemo ka under 17 batarije imyaka 17, kaje kuba keza ku Banyarwanda. Icyo gihe nabwo hari habayeho ibihe byiza, ikipe y'u Rwanda y'abatarije 17 ibasha kubona umwanya wa kabiri mu marushanwa y'igikombe cya Afurika cy'abatarije 17. Icyo gihe yaje ikurikira Burkina Faso ya Traoré, ndetse baza no kwitabira igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique. Ngira ngo nicyo gihe duheruka ibyishimo by'umupira mu buryo bufatika bw'imbamutima, naho ibindi byo biba ari ibintu biza, ariko akenshi bikarangira nta byishimo bifatika bisize mu Banyarwanda. Ndumva aricyo nabivugaho, kandi abantu benshi turabisangiye, bamwe barabizi, abandi wenda ntabwo babizi byose, ariko nkamenya ntashidikanya ko icy'imiterere ya football mu buryo bugaragarira amaso mu Rwanda icyari hasi cyane. Yego, urakoze kuri rwose ubusesenguzi duhaye. None ubona hakorwa iki kugira ngo natwe tugire amakademi akomeye, tugire amasantere de formation akomeye nk'ayo tubona mu bindi bihugu? Nyine ubona hakorwa iki? Mbese imbaraga zakongerwa hehe? Ubona ese twakubaka ibibuga, amastade menshi? Ese buri karere kagira stade yako? Buri murenge twakubakamo stade? Ese twakongera ingano y'amafaranga dutanga muri abo bana batoya? Ese buri kigo twashyiraho ikibuga cy'umupira? Nyine ubona wowe ari hehe bipfira? Kwata imbaraga nkeya ziraha, twabikora gutya kugira ngo tubategure gutya, tukaba ati
ese twategura guhera mu batoya, guhera ku myaka 8 kuzamura niba kageze 15 bazi ibyo bagiyemo. Ese twahindura uburyo dutoranyamo abana cyangwa se abayobozi tubaha, tugahindura uburyo bw'imiyoborere? Ni wowe ubona bipfirayo ku buryo n'iki twahinduramo nyine kure kugira ngo natwe tugire academy ya centre de formation zikomeye nyine nk'izahandi tujya tubona? ubona twakongeramo cyangwa se imbaraga zakongerwamo hehe cyangwa se n'iki bakora kugira ngo ntabwo tugire centre de formation zikomeye? murakoze. Ntekereza ko icyatuma football y'u Rwanda itera imbere nk'uko haba iwacu ndetse n'ahandi hose ku isi, football ubundi ihera mu bana batoya, ihera mu bana batoya, igahera mu bana batoya, hanyuma bityo rero ikiriho ni uko football ihera mu bana. Rero iyo urebye uburyo ki tubikora iwacu, ntago ari ibintu bikorerwa mu buryo bwo mu mucyo. Hari amakademi abantu benshi bafite, ndetse hakaba n'amasantere de formation nk'uko mwarimu bivuze, ariko ayo yose ntagafashwa kandi biba bishoboka ko abantu bafite amakademi impande zitandukanye mu gihugu habaho kuyafasha, bakabatera inkunga ndetse bakanabaha amahugurwa, kuko abantu benshi bashinga amakademi badafite n'amahugurwa y'uburyo bagomba kwitwara. Bityo rero bakabikora uko babyumva, barangiza bakabikora mu buryo butari bwiza, cyangwa se bo bagakora uko bashoboye, atari ukuvuga ngo babikoze nabi, ariko bikarangira bidatanze umusaruro ugendanye n'imbaraga nabo baba bashyizemo. Bityo rero hagiyemo akaboko ka minisipoti, ka minisiteri ya siporo ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, bakabikorera mu buryo bwiza, byatanga umusaruro. Ikindi kandi na Ferwafa nayo cyangwa minisiteri ya siporo bifatanyije hamwe, byakabaye bo bategura uburyo ki muri buri turere bashyiraho uburyo bwo gushyiraho amakademi yayo azamura abana b'Abanyarwanda, kandi bagahera hasi mu myaka, kuko n'ahandi hose ni Burayi n'ahandi hose bigenda, no mu bihugu bimwe na bimwe muri Afurika bagira ibyiciro byinshi, buri cyiciro cyose n'imyaka, ndetse bakagerageza kugenda batanga amahugurwa. Nkeka ko usanga hari abafite icyiciro cy'imyaka 7, 9, 11, 13 kuzamuka ukagera kuri 15, kuzamuka ukagenda ugera mu myaka y'ubukure 17, 20 gutyo. Bityo rero ntago ikigaragara mu Rwanda ntago ibyo bintu bikorwa. Abana barahari bafite impano ndetse bafite n'ubushake, ariko abo bana utashoboye ubwe gufata inzira ndetse ngo afite n'umufata akaboko ngo amugeze muri akademi runaka, yenda aho yanahagera naho ntibizamuhire, bitewe n'uko ntago abenshi bafite za akademi ntago bafite ubushobozi bwo kwakira abana benshi, bakira abana bakeya. Usanga umuntu afite abana batarenze 30 bangahe, kuko nabo baba birya bakimara. Rero ni ukuvuga ngo ikibazo dufite ni icy'uko abantu batagerageza kubishyiramo imbaraga ngo bahere umwana ahere ku myaka 5, 6, agere mu 10 amaze gusobanukirwa icyo football cyaricyo. Hari ukuba ufite impano wavukanye, hari n'ukuntu wigishwa ibintu ukabimenya utarabivukanye. Bityo rero wari uvuze ku by'ibibuga, ntabwo ibibuga ari byo kibazo, kuko ntabwo i Burundi bafite ibyiciro bigera hafi muri 4 bikina umupira ndetse kagenda banahera hasi. Ntabwo ari uko bafite ibibuga byaruta iby'iwacu, ahubwo football yabo bayiha agaciro, barangiza bakagerageza kugenda etape par etape. Brazil ni igihugu gikize, ariko ntabwo bari abantu bose barenga 100,000 usanga bazi umupira, ntabwo ari uko bose baba bakeneye ku bibuga bya nyabyo byo muri Brazil. Benshi bakinira ku mucanga, abandi bakinira mu mihanda no mu bisambu bisanzwe nk'uko natwe twabyirutse ariho dukinira mu bisigati na hehe. Umunsi wa none rero ntabwo ikibazo ari ibibuga cyane, nubwo nabyo bigera igihe bigakenerwa kugira ngo abantu bamenye neza tere uko ikinirwaho, no kugira ngo kuko ari cyane aho bazakorera amarushanwa, ariko
abana bakwiye gutozwa umupira, yaba ari mu mitwe yabo bakabisobanukirwa, ndetse bagasobanukirwa na kiriya kibuga ibyacyo, bakamenya uburyo ki bawukina. Bityo rero iterambere ry'umupira mu Rwanda igihe cyose ritarashyirwamo imbaraga n'ababifite mu nshingano, sitarago zizahoraho mu mupira w'u Rwanda, kandi kuko umusaruro duhora tuwubona. Nahoze mbivuga kare, ibyishimo duheruka byari iby'abanyempano b'umupira nka ba Jimmy Gatete, kandi abenshi n'ubundi nabo ni abantu bakuriye mu gihugu cy'u Burundi, uzumva ba Jimmy Gatete, ba Nshimiyimana Eric bakinnye umupira, yego harimo n'abandi bakuriye i Rwanda, ariko ikiriho ni uko hari uburyo nabo bashyizemo ishyaka, birabanabahira, umupira barawukina. Umunsi wa none rero twakabaye dufite abandi banyempano baremwe ndetse bakozwe mu buryo buri finishing bwo ku rwego rwa nyuma, bakina umupira mu buryo, kuko ntabwo ari amafaranga yabuze, aho kubikorera ntiyabuze, ndetse n'abafite ubumenyi bwo gushyira abantu ku rwego rwiza ntibabuze, ahubwo iyo bagiye gushaka abantu bo kudufasha ntabwo wamenya ngo yenda bigenda gute, ariko mu by'ukuri bigaragara ko hataza abaza, ntabwo ari ababa bafite ubushobozi, ahubwo haza abantu mu buryo buri komisiyo utamenya, bakaza n'ubundi bakadusiga uko badusanze cyangwa bakanadusubiza inyuma. Ibyo byose rero bibera mu majiniyoro nibyo bizamuka bikagera no muri siniyoro, kandi koko turabibona ku rwego rw'isi, ku rwego rwa Afurika, ku rwego rw'akarere, twabaye duhora turi aho inyuma. Amatsinda yose tugiyemo, yaba ari ku rwego ubwo ni kuri siniyoro ndi kuvuga, twisanga dutahanye amanota 2, 3, 1 gutyo, ariko kandi yaba ari itsinda ririmo amakipe 4 kacu ntabwo tujya tukarata, duhora turi aba 4, niko bihora. Rero kugira ko tuba twanariye n'ibitego byinshi, tuba twanariye n'umuba w'ibitego. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo ikibazo cyahita gikemuka none, ariko baramutse habayeho kubaka bahereye aho ngaho, bagatoza ndetse bakanareka abantu n'abafite ubushobozi n'ubushake bwo gukora amakademi, bagafashwa, bakegerwa, bagahabwa amahugurwa, bagafashwa. Hanyuma kandi no muri futuboro ababifite mu bushobozi bakaribo bahabwa gukina, kuko nabyo bijya bivugwa, gusa njye ntabwo nabihamya cyane, ariko bijya bivugwa ko no mu gutoranya abazajya mu makipe y'ibihugu, yaba guhera muri junior hasi mu bana bato, bijya bivugwa ko hatajyamo 100%, ntabwo hajyamo ababimerita ku rwego rw'akaguru kabo, ahubwo rimwe na rimwe hazamo udukomisiyo, hakazamo ibintu wagira ngo ni ubutembere baba bagiyemo. Nimba abana bazajya nko hanze y'igihugu, umubyeyi akaza akavuga ati nanjye umwana wanjye nimumushyiremo, kugira ngo umwana niba ari na misiyo bazahabwa, cyangwa se umwana we ajye mu ndege, ariko mu by'ukuri akaba atagiyemo kubw'uko ashoboye, akaba agiyemo kubera ko umubyeyi we yabisabye. Uwo mwana rero ntabwo azaza niba yenda yikundiraga umuziki cyangwa yikundiraga indi mikino itari na futuboro, mu by'ukuri agiye muri futuboro ariko yenda yakundaga basiketi. Ntabwo rero basiketi ikinirwa mu kibuga cya futuboro, icyo gihe azagaruka nyine yatembereye, niba ari na kamisiyo igatangwa simbizi, ntacyo umwana we yagiye mu ndege nyine. Ibyo rero ngo ntabwo tuzisanga, ntabwo azajya gukina muri Rayon Sports cyangwa muri APR. Nibinaba ngombwa ko bamuhatira ibyo bintu akabigumamo, niwo wa musaruro n'ubundi tubona nyine. Ntaho hantu tugenda tubonera imfube, wa mugane wa munyamakuru wo kuri radiyo hariya ku Gishushu, ntaho duhurira n'imfube nyinshi zituma umuntu akaza agakina umupira, yagira imyaka 28 cyangwa se inarenze, cyangwa akina imyaka 5 kumva ngo yabuze, yagiye muri Amerika, yagiye mu biki, n'ubundi yari umunya businessman, yaje abihatirijwe. Ntabwo yaje kubw'impano, ntabwo yaje kubw'ubushake, yaje kuko abihatirijwe n'umuryango we, kubera ko yenda babonaga kuvuga ngo umwana wacu agiye kujya mu ndege, umwana wacu agiye kujya hehe. Ni nayo mpamvu tubona hari abagenda bagatoroka, bamara gutoroka ntibakomeze futuboro, bakajya kwikorera akazi yenda runaka gatandukanye, kuko ariko kandi ariko baba bashoboye. Rero numva aricyo nabivugaho, umuntu yabivugaho byinshi, ariko by'umwihariko nuko nguko njye byumva.
hari n'ibindi bivugwa ko ruswa ariyo yaba imunze, ariyo yaba imunga uyu mupira wacu nanone, cyane cyane dizemu diviziyo cyangwa se amasikorere cyangwa se aya makademi y'abana batoya, nayo ngo ruswa nyine nayo ngo ijya ivugwamo cyane ko ariyo ishobora kuba ibyihishe inyuma, nk'umwana runaka ari umwana wa generali, ari umwana wande bakagereka nk'umufungo nyine bakaba bamuzana akamwigira, bakamuha nk'umutoza, akabaha nk'umutoza amafaranga akamwinjizamo, nyamara wa mwana waturitse mu byaro bya hehe ufite impano yo gukina y'akaguru ke, uzi gukina, uzi ibyo arimo, ugasanga bamwigije hirya bagashizemo wa mwana wundi bazanye amafaranga, wundi umwana wundi akaba aratakaye, none wa mwana wundi yagera nko hejuru ugasanga byanje byo gukina football nyine kubera atari ibintu bye, kariyeri irangiye vuba nk'uko wabivugaga nyine. Ruswa nayo sinzi niba hari ikintu wenda wabizi, ariko nayo ngo ni bimwe bintu byangiza umupira wacu nyine, cyane cyane ibingibi by'aba bana nyine, ngo abantu bakomeye bazana abana babo b'abana bazi gukina bafite impano akabashyira hirya ku ruhande, ugasanga nabo umupira w'abana bo barawanze nyine, ukabona ese ajya kure nyine akegera muri kwa tuntu zirasi ibyanjye naho namenera ngo ninjire muri uyu mupira wacu, kangiye kwigira mu byacu none ngende nige ngo nyine Imana nibishaka nzawukina cyangwa se sinzawukine, nuko bigenda. Ubwo rero nabyo ruswa nayo ishobora kuba ikunze kuvugwamo cyane nyine, ntabwo nayihamya ijana ku ijana ko nta bimenyetso bifite bifatika ko ruswa ibamo, ariko nyine bikunze kuvugwa cyane ko hari abantu bajyamo batabimerita. Sinzi nabyo icyo wabivugaho, niba hari icyo ubiziho watubwira. Nubwo mu magambo twavuze tutigeze tuzanamo ijambo ruswa, ariko dusa nkaho twarisobanuye tuvuga ko mu mupira hajyamo abatabikwiye, kandi tunavuga ko hari igihe umwana ajyamo kubera ko ari umwana wo kwa runaka, rimwe na rimwe uwo mwana akanabishyirwamo we atanabishakaga, ariko kuko aba agomba kubihitirwamo n'ababyeyi, hakazamo n'akantu ko kuryoherwa n'uko wenda bagiye kujya hanze mu ndege, ntawe utabikunda, cyane cyane ko hakiri abana batoya, ariko akagenda mu by'ukuri umupira atazawukina, bigaragara ko atazawukina. Rero icya ruswa nibyo hari inzego ziba zibishinzwe, ariko twebwe akazi kacu ni gusesengura, kandi dusesengura ibyo tubonesha amaso yacu, ntabwo dusesengura duhamya abantu ibyaha, ariko ukuri uhari ni uko muri football ikitwa ruswa cyo mu mboni ya muntu wese ubasha gukurikira football, icyo kirahari, nubwo utamenya ngo ninde uyirya ninde uyitanga, ariko twebwe tubonera ibyo tubonera hariya mu kibuga, cyangwa ibyo tubonera mu gutoranya abakinnyi, kuko abakinnyi tuba tubabona, turabazi, football turayizi, turayisobanukiwe, tuyireba imyaka itari mikeya, kandi turanayikunda, twaranayikinnye. Niyo mpamvu rero ntabwo ikibuga ntabwo kibeshya. Rero abenshi hari igihe babica ku ruhande, ariko ukuri guhari ni uko football iramutse itijanditswemo n'abantu bazanamo n'amafaranga y'indonke, football yacu yakomera. Ariko ikibazo gihari iteka hahora hazamo icyo kibazo cy'uko reka mbahe urugero rutoya. Njye niga pirimeri, umuyobozi wacu w'ikigo nigagaho, ko niyo mpamvu babwirana ibihera hasi, virusi ihera hasi, bari muri turuma z'ibigo, ikigo cyacu kiza kubona itike ikomeza, bari bageze ku rwego rw'akarere. Ngenda byibuka ikipe yacu yagombaga kujya ku Gisenyi, iturutse mu karere kari gatuye hafi aho, hari mu karere ka Karongi, gituranye na Rubavu, birumvikana ari kure yaho, ariko byaje kurangira wari umuyobozi w'ikigo icyo gihe ahawe amafaranga, tike ihabwa abandi, arayarya, ikipe isigara gutyo mu buryo budasobanutse. Umunyeshuri wa pirimeri ntacyo wavuga kuri diregiteri ukuyoboye, nta n'icyo wanarenza ntuzi aho byakorewe, kandi nta n'icyo waba uharanira, ariko byaratubabaje. Bityo rero niba ibintu biba aho ngaho bigakunda, kandi ubuyobozi bushinzwe ayo marushanwa buba buhari, buba buzi ibyo bibazo, bikarangira rero
bigenze gutyo. Rero mu byo bavugaga itoranywa ry'abantu naho bihera, niba ibintu bipfiriye ku ikipe y'ikigo bizabura gute gupfira ku muntu umwe? Niba umuntu uri gutoranya avuga ngo umwana wo kwa runaka n'uwo kwa runaka, niba avuze ngo uwo kwa runaka nta kigihe hazaza uwo kwa runaka, se ninde uzamuvuguza? Bityo rero gusa ari ikintu mbona ubanza hari n'abantu baba mu mupira bakwiye kujyanwa mu ngando bagatozwa gukunda igihugu mu buryo bukwiye, gukunda igihugu mu buryo buri bwa football, bagatozwa indangagaciro, kuko niho hantu haba ibintu bidasanzwe muri football. Ukabona ko hajemo amanyanga mu buryo bugaragara, ariko ugategereza uko bizarangira, ukabona nyine birangiye uko nguko, nta kubibazwa, n'ubyangije ejo azavamo yigendera amahoro, ariko nta kubibazwa. Kuko buriya njya mbona no mu nzego bwite zisanzwe za leta, mbona ukuntu abameya babazwa imihigo, ndetse n'abandi baba bafite impuza, wareba ukuntu pake mu nteko ishinga amategeko igitumiza, ariko abo muri siporo nta kidasanzwe njya mbona, kandi niho hantu hari ibintu bidasanzwe bitanasobanutse. football bagize nk'akarima kabo mbese cyane rwose, wagira ngo iri mu kandi gahugu, wagira ngo iba mu kirere, izindi minisiteri yenda zikaba ziri ku butaka, ariko nta kubibazwa, nta gukora mu buryo, nta